twongeye turatomboye bana b'Imana ko tugiye guhura na Nyagasani ngaho kuri buri munsi kubera impuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana ije kudukiza kuri wa gatanu w'icyumweru cya 9 tariki 9 Kamena 2023. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cya Tobi umutwe wa 11 umurongo wa 5 kugeza ku 17. Muri iyo minsi Ana nyina wa Tobi yari yicaye akenguza inzira umuhungu yaturukagamo, nuko amurabuswe atungutse abwira Tobiti ati, dore umuhungu wawe araje kandi azanye na wa muntu wamuherekeje. Mbere yuko Tobi agera hafi ya se, Rafael aramubwira ati, ndabizi neza amaso ye arahumuka, uyasigeho ako gasabo cy'ifi, uwo muti urakoranya bya bihu byera ubyomore ku mboni, maze sahumuke yongera areba urumuri. Ana aza yiruka, umuhungu we amugwa mu nda, niko kumubwira ati, ndongeye ndakubonye mwana wanjye, ubu noneho ninshaka mpfe. Maze asesa amarira. Tobiti nawe arahaguruka asohoka adandabirana aza ku irembo. Tobi agenda amusanga, ka gasabo akigafite mu ntoki, aramucigatira amuhuha mu maso, aramubwira ati, ihangane dawe. Amusigiramo wa muti, aramusagasira, nuko abyiringizamo ibiganza bye byombi, maze imvuvu zihungukira ku mpande z'amaso. Tobiti ahita amugwa mu nda, amarira arisesa, aramubwira ati, nonge kukubona mwana wanjye, wowe ndeba nkanezerwa. Hanyuma aravuga ati, nihasingizwe Imana, nihasingizwe izina ryayo risumba ayandi yose, niharatwe abamarayika bayo batagatifu. Izina ryayo risumba ayandi riragahorana natwe, kandi n'abamarayika bayo nibubahwe uko ibihe bihora bisimburana. Kuko Imana yari yarancyashye, none dore umuhungu wanjye Tobi ndamureba. Tobi yinjira mu nzu anezerewe kandi asingiza Imana mu ijwi riranguruye. Hanyuma atekereza ukuntu urugendo rwamubereye ruhire, akaba azanye feza, anamubwira uko yarongoye Sara umukobwa wa Raguweli. Hanyuma yungamo ati, ndetse ngo yaraje ageze ku irembo rya Niba. Nuko Tobiti ajya gusanganira umukazana we, agenda yishimye kandi asingiza Imana, agera ku irembo rya Niba. Abantu b'i Niba bamubonye yigenza ari muzima ntawe umurandase, bose baratangara. Naho Tobiti akabemera ko ari Imana yamugiriye impuhwe ikamuhumura amaso. Ageze iruhande rwa Sara umugore w'umuhungu wa Tobi, Tobiti amuha umugisha, aramubwira ati, urakaza neza mwana wanjye, nihasingizwe Imana iyo igucyuye iwacu mwana wanjye. So arakagira umugisha n'umuhungu wanjye Tobi awugire, nawe kandi uwuhorane mwana wanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 146. Mutima wanjye singiza Uhoraho, nzasingiza Uhoraho mu buzima bwanjye bwose, ncurangira Imana yanjye igihe cyose nzaba nkiriho. Hahirwa uw'Imana ya Yakobo ibereye ubuvunyi, maze akiringira gusa Uhoraho Imana ye. Nindahemuka iteka ryose, arenganura abapfa akarengane, abashonji akabaha umugati. Uhoraho abohora imfungwa. Uhoraho ahumura amaso y'impumyi, Uhoraho agorora ingingo z'abahinamiranye, Uhoraho agakunda b'intungane, Uhoraho arengera abavamahanga. Ashyigikira imfubyi n'umupfakazi, ariko akayobagiza inzira z'ababi. Uhoraho ni nyir'ingoma ubuziraherezo, akaba Imana yawe Siyoni, uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko umutwe wa 12 umurongo 35 kugeza ku 37. Muri icyo gihe Yesu yigishirizaga mu ngoro y'Imana, araterura ati, niki gituma abigisha amategeko bavuga ko Kristo ari we mwene Dawudi? Kandi Dawudi ubwe yaravuze ati, Nyagasani yabwiye umutegetsi wanjye ati, icara iburyo bwanjye kugeza igihe abanzi bawe mbahindura imisego y'ibirenge byawe. Uwo Dawudi yita umutegetsi yaba umwana wa te? Abantu benshi bamwumvanaga umunezero. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ba Kristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ahangaha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Hari imvugo igira iti, ngo ahubwo umuntu isi ukamugaburiye ako kanya, ahubwo wamwigisha uko bayiroba
bityo ukamugaburira iminsi yose. Amen, amen, amen. Muri aka kanya koko abantu bazi ifu kwintu iryoha turi buze kuyivugaho, ntimuze kujya kure kugira ngo koko ifunguro rize kudufasha koko kwegera Nyagasani, kumubona ndetse no kumwereka abandi. Amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane ubwo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti kuba umuti. Turaza kuzirikana ku muti w'Imana, la médecine de Dieu. Uwo ngo nyine araza kuba umumarayika, marayika Rafayeli utumurikira, uduherekeza ku rugendo, ariwe koko Imana ikiza. Uyu muti w'Imana koko uraza gutwerekeza kuri Yesu Kristo, we muganga nyakuri uvura indwara ari iz'umubiri ari ndetse n'iza roho, izananiranye. Yesu watsinze ikibi, Yesu watsinze urupfu, Yesu watsinze amashitani, Yesu watsinze roho mbi, Yesu ububasha bw'Imana niwe muti nyakuri w'Imana. Yesu rero ni umuti ukiza. Uri muzima Yesu, uri muzima kandi urakiza. Mu isakamento ry'Ukaristiya, mu bibaje tumaze iminsi twumva, Yesu amagize igihe asimbukira kubigisha amategeko ndetse n'abafarisayi baza amategeko, cyane cyane irya tegeko ry'urukundo. Kumvise udutsiko, reka tuvuge udutsiko tw'abari bamukikije bari kumunyega, harimo abaherodiyani, abafarisayi ndetse n'abigisha amategeko, aho bose twumvise bagenda bamutega imitego bamwinja, bakoresha ndetse n'imirongo ya Bibiliya. Ariko igitangaje nuko bageraga imbere ya Yesu bagasanga Yesu abarusha Bibiliya, abarusha kuyimenya. Gutya nyine Yesu Kristo akabasimbutsa imitego bari bamuteze. Uyu munsi naho turamwumva asubiza abigisha amategeko, abasobanurira uwo ari we, dore ko bamwigishagaho batamuzi. Nta byago umukristo umuvandimwe nko kuvuga umuntu utamuzi, mutarigera muhura. Bamuvuga batazi ko ari we koko bari kuvuga, kuko amategeko yose, abahanuzi, Bibiliya yose ni Yesu Kristo nyine igarukaho. Ariko biratangaje kubona abayizi Bibiliya ariko ntibamenye Yesu Kristo nyirayo. Mu Bayahudi kugira ngo ugere ku rwego rw'abigisha amategeko, docteur de la loi, ugomba kuba waranyuze mu mashuri nyine akomeye aho ngaho, mbese warasomye birambuye. Umwigisha amategeko rero yari yarize koko, ariko cyane cyane yizihiwe no kuva mwita mwigisha docteur de la loi, akanyungutira koko kuri ayo makuzi icyo cyubahiro, bati mwigisha. Yesu rero ntabwo yari yarize muri aya mashuri akomeye azwi, aho niho baheraga nyine bamupinga. Urumva kandi Yesu yaturukaga mu Galileya, mu karere k'amajyaruguru, abandi bo mu majyepfo bapingaga. Uyu munsi rero Yesu Kristo agaruka kuri Zaburi 110, akumvisha abafarisayi byumvikana abigisha amategeko barimo ko Yesu Kristo afite kamere ebyiri, ni Imana ariko akaba n'umuntu. Afite kamere muntu kuko nyine ari umwana wa Dawudi, no mu nkomoko ya Dawudi, naho ku bwa kabiri afite kamere Imana, ni umutegetsi wa Dawudi nk'uko yajya bigarukaho. Birumvikana abigisha amategeko n'abafarisayi mu gupinga Yesu bo bibanda kuri kamere muntu, ntabwo bashobora kumubona mu Imana. Ntibashobora kwemera ko Yesu Kristo abarenze, abaruta, abasumba. Ngiyi Zaburi 110 igaragaza iyo bara ryo kwigira umuntu kwa jambo, l'incarnation, le verbe s'est fait chair, Imana yigize umuntu. Iyi Zaburi ko ikazi igaragaza umutsindo wa Yesu Kristo kuba mwemera ko Imana nyine izamwicaza iburyo bwe, maze agategeka byose. Ngo ububasha bwa Kristo ku bintu byose, ububasha bw'Imana bukiza. Ngo umuhereza bitambo uhoraho, urokora abandi kubera igitambo cye yatanze rimwe rizima, niyo mwami koko ahoraho iteka ryose, umwami w'amahoro. Ngo umwami w'intabera, c'est ça la domination de Jésus sur le mal. Yesu Kristo koko uri hejuru ya byose, uri hejuru y'ikibi, uri hejuru ya za roho mbi. Uwo nyine niwe mukiza Mesiya. Muri aka kanya tugiye kureba ijambo ifi ryakoreshejwe mu isomo rya mbere, aho biza guhurira na Yesu. Yesu uri hejuru ya byose, Yesu utsinda sekibi, biraza guhurira hehe? Ngiye muri aka kanya gato kubasobanurira ijambo ifi. Reka mvuge usanzwe ubiziho, bityo koko bituganisha kuri amasomo kizungu cyacu duteguriye, adufasha ko kwakira agakiza k'Imana, umuti w'Imana, la médecine de Dieu. Turumva mu isomo rya mbere hagaragaye mu gitangaza cy'Imana kije koko ari umuti w'ibibazo byinshi cyane byari byarahuye ibisubizo. Ibibazo by'ingutu koko byari biri mu rugo rwa Tobiti, twahinira mu bwoko biri bw'ingenzi. Ubwa mbere turabona mu ibyago bya Tobiti wahuye n'impanuka agahuma amaso. Icya kabiri turabona umukazana we Sara wari waribasiwe na roho mbi yitwa Asimode, roho mbi y'ingome yamwiciraga abagabo. Ibyo bibazo by'ingutu byaje bigwirira umuryango, kandi ubusanzwe baragororokeraga Imana, bari intungane. Ibyo koko byabateraga igisebo ndetse n'ipfunwe mu bandi, kuko baranabanyegaga. Sibwo rero Imana igiye kuboherereza umuti uturutse mu ijuru, uzanywe n'umumarayika wayo Rafayeli, la médecine de Dieu.
nuko rero umuti wa Rafayeli ukaza utwika ikibi cyose, ukaza uhungura umwijima, bityo koko Tobi akabona. Nuko rero na Sara koko agashaka bigakunda, we na Tobi bakubaka urugo kandi rugakomera. Turababona ko uyu munsi baje kwiyereka iwabo, bageze iwabo babanye koko nk'umugabo n'umugore. Kubera iki? Imana yirukanye Sekibi, Imana yirukanye ya roho mbi Asimodi. Nuko rero koko igakora ibitangaza muri iyi miryango. Rafayeli nk'uko twamwumvise ni umwe muri ba marayika bakuru batatu, Gaburiyeli, Rafayeli ndetse na Mikayeli. Uyu Rafayeli koko umuti w'Imana uherekeza abantu ku rugendo. Imana imutumye muri rugo kugira ngo yirukane koko roho mbi irurimo, imuhaye umuti. Nguko kubasha bw'Imana bugeze muri urugo kubera imbaraga z'Imana nyine. Nguko Imana biryo warambiwe yatashye. Urugo rwakomeje kugororokera Imana, none Nyagasani koko agiye kubatabara. Mu mutwe wa 6 w'iki gitabo cya Tobi, umurongo wa 7, tubonamo umuti witwa ifi. Tobi n'umumarayika bagiye kuroba. Nuko Tobi ngo baza umumarayika ati, uyu mutima n'umwijima w'akagasabo by'ifi bibamo umuti ki? Nuko ngo Rafayeli ngo aramusubiza ati, umuti n'umwijima w'ifi iyo byorore ahantu hari umuntu, yaba umugabo yaba umugore wahanzweho na Sekibi cyangwa se indi roho mbi, nta bundi zongera kumutera kandi zimuvamo burundu. Naho agasabo gasigishe mubonye ufite ibihu mu maso, hanyuma ukabihuha ahita akira. Amen, amen, amen. Babyeyi nguyu umuti. Ifi ikoze umuti. Ifi ikoze umuti ku muryango wa Tobiti n'uwa Raguweli. Birangira Tobi ashingiwe na Sara, ya roho mbi umumarayika amaze kwirukana kubera wa muti koko w'ifi. Birangira none Tobita ahumutse amaso, atangira kwigenza, atangira kubona, bitangaza baraho bose. Birangira igishimo muri uyu muryango koko kuko Imana yabasuye. Umuti w'Imana wahageze. Uwo aradukorera ibitangaza, niyo mpamvu tunezerewe. Nguyu Umwami usumba bose, nguyu Yesu Kristo Imana nyakuri usumba abandi bose. Umuti w'ifi ukoze umuti. Mubyeyi, umuti wawumvise w'ifi? Ese mubyeyi urya ifi kangahe mu mwaka, mu kwezi, ku munsi? Ushobora no kwibaza uti ndihorera buri munsi, ariko se guki ndakira? Ni ngombwa ko dutinda gato kuri iki gisobanuro cy'ifi, bityo tutaza kubifata literalement, turebe icyo ifi ishushanya. Icyo gisobanuro iza kuduha niyo koko tuza kuvana umuti natwe wadukiza. Dore ko nyine utapfa kumiragura uko ubonye ifi, bityo tuze kureba aho iyi fi iza kubera umuti. Ndagira ngo ubizi ko kwa muganga iyo uvuze gutanga amaraso, ntabwo uhita ufata amaraso ako kanya ukuye mu muntu ngo uhite uyashyira mu wundi muntu ako kanya. Hagomba icyo bita mu Gifaransa la transformation, kubanza kuyahindura kugira ngo koko aze guhwana n'amaraso ya wa wundi, bisaba kubanza kuyahindura. N'ifi rero ntabwo ko ubwayo yahita ikora umuti, ahubwo hari izindi transformation igira. Ngiye rero kubereka signification théologique, uburyo bw'iyigamana iki ifi iza gutumarira kugerekeye n'umuti. Turabizi tujya tubisoma mu byanditswe bitagatifu, Yesu mu kugaburira abantu yakunze gukoresha amafi, nkuko tubisanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 21 umurongo wa 1 kugeza kwa 14, ndetse n'Ivanjili ya Luka umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Umunsi umwe rero nibwo abakristo ba mbere ku ikubitiro baje kurabukwa ko iryo jambo ifi ictus mu kigereki bivuga paso ifi, ritangiye inyuguti zitangira z'interuro Yesus Christos Theo Wios Soter, Jésus Christ de Dieu Sauveur, Yesu Kristo umwana w'Imana, umukiza, umucunguzi. Ngiyo yafi umukiza Yesu arimo. Ngo guhera ubwo iryo jambo ictus rihita riri ikimenyetso kibanga abakristo bagomba kujya bamenyaniraho. Ifi rero ikaba ishushanya nanone abakristo. Iyi fi ngo twabyumvise yabereye umuti urugo rwa Tobiti, igashushanya nanone Yesu tubereye ifunguro, watubereye umuti udukiza. Yesu Kristo umwana w'Imana wigize umuntu. Ngo twabyuzirikanye no mu Ivanjili y'uyu munsi. Iyo Yesu amaze gukukiza arakubwira ati, genda nawe ugenze utyo, genda nawe ubere mugenzi wawe umuti. Amen, amen, amen. Yesu Kristo koko yamaze kungiza amanange ubuzima, bityo nanjye nkaba natanga ubuzima ku bandi, kubera abandi umuti. Rero umuti kuri urugo rwa Tobiti ntago ari ifi nyirizina, iyi ngiyi ifite amagaragamba, ahubwo ni ikiri muri ifi, iki ifi ishushanya icyo Imana nyine yazingiyemo ikagihereza umumarayika wayo. Uwo ni wo muti nyine. Iyi fi rero ikaba ikimenyetso koko gitambuka mu muti w'Imana. Nanone bigatwibutsa ko Imana idakorera mu kirere, Imana ikoresha abagenzi bacu, ndetse igakoresha n'ibintu dusanzwe dufite, ibiribwa, ibihingwa, ibimera, amatungo, ishaka kugira ngo idukize, idutunge, kandi koko dukire ku mpuhwe zayo. Ibihingwa, ibimera n'ibyubaho rero kuko Imana ishobora kubitambukamo, ije gukiza, ije kugirira abantu neza. Nuko rero mu Kristo umuvandimwe ushobora kubera mugenzi wawe umuti, cyangwa ukaba n'umwera uburozi, ushobora kumera ubuzima cyangwa urupfu.
ushobora kumubera umugisha cyangwa umuvumo. Uze kwibaza uyu munsi, uri uburozi cyangwa uri umuti wa mugenzi wawe, uri ifi ya mugenzi wawe. Mugenzi wawe umugaburira ku ifi. Navugaga niba umubereye uburozi cyangwa niba ubereye umuti. Reka dusimbukire gato mu mazi tujye kuroba ifi, ubundi ko kuze kureba ikiri muri iyi fi. Umunsi umwe yiyakore cyane muri Afurika ngo umugabo wari utunzwe no kuroba yari afite umwuga wo kuroba amafi. Murabizi abarobyi benshi bakunze gukoresha intoki mu kuroba, ndetse akenshi bakaroba nijoro. Bityo rero waba warayiroba amafi ugashobora gutunga umuryango wawe ukawitaho. Uyu mugabo rero ngo yajyaga ajya kuroba akava ko kazanye haho yumvikana ari ry'ifi, ngo yageraga mu rugo agasanganirwa n'urugambo rw'abaturanyi bamubwiraga koko ibiri kubera mu rugo rwe, ko umugore ajya muca inyuma kuyahavuye koko haza abandi bagabo bakinjira mu rugo rwe. Igihe umugabo adahari koko urugo rwe bakaruvogera. Umugabo yagiye kuroba amafi. Uyu mugabo koko bikamubaza cyane uburyo bwo kijoro ryose agiye gukorera urugo, ariko umugore koko akarusha kuzana akavuyo muri urugo rwabo amuca inyuma. Umugabo rero wo mu rugo agahinda kenda kumwica koko, arabyimba cyane uburyo avunika aroba amafi, ariko umugore akaba yaramubereye ikirumbo. Nuko ngo umunsi umwe koko uyu mugabo aza gufatwa n'uburakari bukaze cyane, umujinya muranduraruzi, afata icyemezo cy'uko mbere y'uko ajya kuroba asiga atemye umugore we, kubera koko ibi bibagenda amukorera amuca inyuma. Nuko ngo muri iyo migambi yarayapanga nijoro ryose, ubwo ari buze kubyuka mu museke koko agiye kuroba. Nuko ngo muri iryo joro aza guhura n'ibyago. Ubyumve mubyeyi, ngo abyutse mu kaboko cy'ikiganza kandi ajya arobesha, abyutse asanga mu kiganza haje akabyimba ko mu bwoko bw'iseke, kamufashe ku rutoki, kamufashe mu kiganza. Nuko uwo mugabo ko atangiye agashima, dore ko kari gato gato anako kari kugenda gakura, karusha no kumurya, uburibwe bukarushaho kuma imbwa. Nuko akabyimba gakomeza karabyimba, ikiganza kirabyimba. Nuko wa mugabo byo kujya kuroba arabyihora kuko nyine nta buryo kuko yari gukora uwo murimo kandi nta kiganza afite. Nuko muri ako kanya umugabo byumvikana yatangiye kurira, ubwo hasigara umurimo ko umugore atangira kumwitaho. Umugore amwitaho bikomeye cyane, akajya kumushakira imiti hirya no hino kugira ngo arebe ko yakira. Uko arushaho gufata iyo miti, wa mugabo ahubwo akarushaho kuremba, ikiganza kirarushaho kubyimbagana. Ubwo byo kuroba birumvikana ibyari bigikunze. Ubwo birumvikana ikibazo cy'inzara, ubukene biza mu rugo kuko ubusanzwe umugabo ariho hahaga nyine. None uyu murimo koko ntakiri kuwukora kubera izi ngorane ahuye nazo zo mu kiganza. Nibwo rero umugore abonye inzara igiye kubanabagura mu rugo, afata nzira ajya kujya ahingiriza kugira ngo koko arebe ko yatunga urugo. Uko atunga urugo kuko nako avuze umugabo ari kumwitaho kugira ngo umugabo yongere akire, asubire ku mirimo yari asanzwe akora, imirimo yo kuroba. Uko uyu mugore koko yita ku mugabo, akita ku bana, akita ku rugo, umwaka wa mbere urashira, umwaka wa kabiri urashira, uyu mugabo koko akirwaye, ariko yareba yasubiza amaso inyuma akareba uburyo umugore koko yitangira urugo n'uburyo amwitaho n'uburyo amukunze amuhihibikanira. Yareba ukuntu kose iyo myaka 2 ayimaze ari umugabo koko ari gushakishiriza, yareba ibi byose iyo myaka 2 amaze ari kumbuga, atarabona na rimwe koko ikimenyetso cy'uko umugore amuca inyuma bya bindi bari baramubwiye. Akajya yibaza ahantu azaturuka umugore we amusaba imbabazi, akurikije uburyo amwitaho, ndetse akurikije n'ubwo koko yumvise ayo mabwire koko, akaza no gufata icyemezo cy'uko azamutema. Nubwo nyine ikiganza cyaje kuziramo nyine kikitambika aho ngaho nyine, ubwo yabyimbaga ikiganza. Nuko umunsi umwe umugabo aza kugira cya na cya kiganza cye koko kibyimbye, aza gutinyuka arapfukama asaba imbabazi umugore we, uburyo yari yaramurakariye n'uburyo yashatse kumutema bwose. Ibaze niba umugabo aza guhabwa imbabazi n'uyu mugore cyangwa niba aza kuzimwima. Nuko wa mugore aramubabarira, amufata kakaboko maze aramuhagurutsa. Nuko muri ako kanya maze kumufata kakaboko, kakandi nyine kari karwaye, cyakibyimba gihita kigera gihita giturika, kandi ubusanzwe ntako batari baragize kugira ngo giturike, ikibyimba kimeneke. Nuko birumvikana muri ako kanya nawe umugabo yararuhutse, ubundi araseka. Nuko akurikiraho gutangira gukivura noneho kuko cyari kimaze kumeneka. Urumva imyaka 2 yose yari ishize koko, akaboko gahinamiranye kabyimbye. Uko batangira baramuvura, mu gihe gito abarakize, akira burundu wese, asubira ku mirimo yasanzwe gukora yo kuroba amafi. Icyakurikiyeho nuko babanye n'umugore koko babana neza, no kongera kumva amabwire. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nguyu muti w'imbabazi, imbabazi koko zimena ikibyimba, imbabazi zihagurutsa uyu mugabo, imbabazi koko zituma uyu mugabo koko akira nyuma y'imyaka 2 arwariye kumbuga. Imbabazi n'umuti w'indwara nyinshi ari zo mubiri cyane cyane ari kwiza roho. Iyo watanze imbabazi ibyimba birameneka, umutwe urakira, igifu kirakira, umutima ugakira. Kuko nyine urabohoka, urabyimbuka. Tekereza nawe ufite igitima cyabyimbye,
kubera iki? Kubera umujinya. Ufitiye umujinya ndetse n'uburakari umuntu uzatema, umuntu uzagira nabi, umuntu uzihimuraho. Vengeance vraiment. Bikaza kurangira koko nibwo uzasanga imitima ihora idiha, uhora urwaye umutima, uhora urwaye umutwe udakira. Kubera iki? Umujinya. Ibitekerezo bihorunze mu mutwe wawe, mu mutima wawe, ati baranyibye, urwike ko warunze mutima wawe. Bikaza kurangira koko ari byo koko biri gutambagira mu mutwe wawe. Ubu se wagize ngo hari ukubyimba birenze aho ngaho? Wagize ngo hari roho mbi irenze iyo ngiyo? Ngiyo Simode koko yari yibasiye urugo rwa Raguweli ku mukobwa we Sara. Uyu munsi umarayika wa Nyagasani koko azanye umuti. Umuti nta wundi ni umuti w'imbabazi. Imbabazi zirakiza, imbabazi zirabohora. Car aimer égale pardonner, et pardonner égale donner. Kuko gukunda bingana kubabarira, kandi kubabarira bingana gutanga. Ngo umuti Nyagasani atuzaniye, umuti w'imbabazi. Imbabazi tuma tubyimbuka koko, tugaca neza, tukagira igishimo mu rugo rwacu, tukareka uburakari n'umujinya w'umuranduranzuzi. Sekibi koko akomongana, ubundi koko tukamererwa neza. Uko isi yabereye urugo rwa Tobiti umuti w'agatangaza ubakiza, bakakira umugisha bagakira ingo ya Sekibi. Sekibi akirukana mu rugo rwabo, na Yezu umwana w'Imana atubera umuti ndetse n'urukingo. Igihe tumusange akadususurutsa akadusana, Yezu agashyira Sekibi munsi y'ibirenge bye. Yaza buri 110. Yezu rero ni umuti tugomba kurangamira buri munsi. Wa Yezu ushobora no gukoresha ibimera, agakoresha inyamaswa, agakoresha ibihingwa, agakoresha abantu, agakoresha mugenzi wawe kugira ngo ukize. Genda nawe ubere mugenzi wawe umuti. Igihe cyose utanga imbabazi, ugaha imbabazi umugabo wawe, ugaha imbabazi umugore wawe, ugasaba imbabazi kandi ugatanga imbabazi, aho buri kubera mugenzi wawe umuti, umuti ukiza, umuti w'imbabazi, yafi Yezu imbabazi. Ngiza imbabazi zihamagara urukundo rw'Imana, urukundo rwo kandi rugahamagara imbabazi. Ngo uyu muti mpuzamahanga ku rwego mpuzamahanga Yezu akoresha akiza abantu b'ingeri nyinshi. Ngiye yafi koko tugomba kurya maze dukire. Nta yindi ni imbabazi. Imbabazi ni umuti mpuzamahanga. Abantu benshi twagiye turwara indwara zidasobanutse, igifu, umutwe udakira, rubaga impande, umutima, ibibyimba, umwingo, n'izindi ndwara nyinshi cyane koko wasanga ariho shitani yagiye atoborera. Ubundi koko adushyiramo ibiyo bihatobye, akadushyiramo uburozi bwe, akadushyiramo ubumara bwe. Iyo na Simode mu Kristo umuvandimwe. Umuntu wese ugira umujinya, umuntu wese wanze gutanga imbabazi, iyo na Simode, iyo ni roho mbi. Kandi bizarangira koko igifu gitobotse n'ibindi byinshi cyane bitobotse. Kubera iki? Wanze kubabarira. Umushiha, umujinya, ironda koko, ironda dini, ironda karere, n'ibindi byinshi cyane bikurangaho. Izo za roho mbi ziko zidukikije, iyo za Simode. Aha, umuti w'imbabazi, gusaba ndetse no gutanga imbabazi. Ngo umuti w'imbabazi koko uhumura Tobiti, ugakiza wose cyere yayigaruye nka Sara. Uyu muti koko ukiza abarwayi kumwe ndetse no kuri roho, tugakira kubera imbabazi za Yezu Kristo. Ifi imbabazi Yezu Kristo. Nawe mu Kristo umuvandimwe, uyu muti ujye ufata buri munsi, 3 ku munsi ko muganga yandikira umurwayi umuti. Nawe koko imbabazi mu gitondo, imbabazi saa kurya, navugaga saa 6, wongereho imbabazi nijoro, maze koko urarane na Kristo, uze kubyukana na Yezu Kristo, umukiza akomeze kugukiza buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Sinasi wa Diocese ya Cyangugu. Ubuzima bw'uwadukunze akaducungura Yesu.